Bavandimwe nshuti nkunda, aka karirimbo nagira ngo mbasangize mbibutsa ibiganiro natanze mbere ngira nti rubyiruko tuganire twungurana ibitekerezo twiyubaka. Nashakaga gushishikariza cyane cyane urubyiruko ko ibyo tureba ku mbuga nkoranyambaga atari ibyo kwishimisha gusa, ahubwo twakwigiraho n'amasomo anyuranye yatugirira akamaro. Natanze urugero rw'indimi, abenshi bakansubiza bati ntago byoroshye kwiga ururimi nta hantu rukoresha. Bambaza bati biragorana. Nza gutanga ingero ko kuri social media hariho ibintu byinshi twakwigiraho byatugirira akamaro muri sosiyete. Ubwo rero ntanga urugero rwa muzika. Muzika ni ikintu gifasha abantu benshi cyane kwiteza imbere, kuba ingirakamaro muri sosiyete. Rero nk'uko abanyarwanda bavuga ngo kora ndebe rutavuga numve, ibyo mbabwira nanjye ndabyibwira. Nanjye nigiye amanota kuri YouTube, nifuzaga kuzacurangira Imana mbere y'uko mpfa. Hari ahantu bavuga muri Zaburi ngo mbere y'uko mpfa nzacurangira Imana, cyangwa se ngo nzacurangira Imana nkiri muto. Ntago ngeze kure cyane, ariko nibura hari ikintu nakora kikagira injyana. Umunsi umwe nasenze nzirikana urukundo Imana inkunda, uburyo yantoye atari uko ndi mwiza, ndi intungane cyane cyane mu muryango wanjye kurusha abandi, ariko nzirikana urukundo n'impuhwe by'Imana ko birenze kure cyane intege nke zanjye. Numva ibitekerezo byiza binjemo byo gushimira Imana, numva injyana injemo, nza kugenda nshyiraho amanota. Mwabyumvishe ko harimo injyana, nubwo ntaramenya neza gucuranga. Umuntu uzi gucuranga ayihaye injyana na ritme byarushaho kuba byiza. Gusa icyo nashakaga kubashishikariza ni uko ushaka ashobora. Ntabwo nari nzi ko nakora ikintu ngo kigire injyana nkoresheje amanota. Nabonaga abandi babikora nkabona ni ubuhanga buhambaye, ariko nta buhanga buhambaye mfite muri muzika, ariko murumva ko havuyemo ikintu. Ushaka rero arashobora. Ni uburyo bwo kubaha urugero no kubashishikariza ko umuntu ntacyo atashobora. Imana yaduhaye ubwenge. Rero nimugire ubushake, mwige ibintu byabagirira akamaro. Ni byiza kujya kuri YouTube ukareba ibintu bigushimisha, bigusetsa, bituma uruhura mu mutwe, ariko ni na byiza kwigaho ikintu cyakubera nk'umwuga w'ingirakamaro, ukavuga uti iki ngiki nakigiye kuri YouTube nanjye niteza imbere. Sawa rero, murakoze, muryoherwe n'injyana yanjye n'amagambo abafashe, ariko mbere ya byose twungurana ibitekerezo, twiyubaka, twiteza imbere. Ushaka arashobora. Murakoze.